ntago nzajya kuryarya Imana ngo nzakunda umuntu utankunda jamais. Abazi banjye ndabanga ku buryo niyo numvisha ibyago byabagezeho ndavuga nti okay ambo. Eka nkubwiza ukuri nge muri no mihanda afite umuntu wankoreye ikintu kimbuza amahoro ndagenda mfukama imbere y'uburiri bwanjye ndavuga ngo Mana nisenga isengesho ribi rishobora kutarenga hano hejuru. Ariko uyu muntu waramuremye wari ubizi kazaza kankorera amabara mwiyisi urabyirengagiza ntiwandabura ngo mugende urandeka tugenda nubizi wari ubizi. Uyu muntu rero mbabarira uzambabarira umuhereza ibintu bimukwiriye kandi ibyo bintu uzamba bimukwiriye uzame kwibonesha amaso yanjye. Wowe barashaka kupfa nawe ukabiyereka nk'upfuye. Barakoze amanama ngo ntazasubire mu mujyi none usigaye wirirwa uryamye mu buriri bwawe. Soka mu buriri. Iyi si irashaka ko rira ariko shiraho makeup. Mumba barengiye kubabwira ukuri. Turabishimiye turanezerewe dufite courage twaramutse ni kuwa mbere umunsi mwiza aho uri hose wariye utariye ejo bundi wabaho ntubaho byakunda ntibyakunda wakomeza ntiwakomeza yayi yakutse ibyo nzakora bizacamo cyangwa se ntibizacamo.